ariko njyewe mfite ikibazo gikomeye, ikibazo nibaza nawe ushobora kuza kukibaza. Mbabarira wumve amagambo uyu mugore, ibibazo uyu mugore afite. Mama ufite miliyoni 7 y'ubucuruzi, mama ebyiri vuba vuba hari yandika inbox. Ndatanga profit, ndatanga. Gendo yame vuba vuba. Yego, ndabikora narimerewe nabi. Kuko perezida wacu azahora yigisha azageza ryari? Ni gute umuntu muzima ufite ibitekerezo bizima, ufite ubwenge buzima butekereza, ayumva ibintu akabishyira ku rwego bidakwiye? Ni gute uvuga ufate miliyoni 2.5 ukaziha umuntu ngo agusengere? Aragusengera we ntushoboye kwisengera? Kandi bakubwiye ngo ari umuntu ufite ikibazo arashonje ntiwayamuha. Mbabarubwire we mugabo, uyu ari umugore wawe mukoreye. Waragiye ahantu hose warabuze urubyaro uje kumubonera hano. Yego. Banakurugoye. Genda ndekurire ziri 2 zonyine. Vuba vuba. Andika inbox secretary ongera gusubiza ushinzwe ama message. Yego, reka nagitangaza kitakurikirwaho n'igitambo. Yarangije kohereza? Yego. Ngoreje 2,500 ariko mu mama we uzi gutanga? Dadi nari ndemerewe. Wowe nakubwiye 2 wowe utanze 2,500. Dadi nari ndemerewe. Nari mfite. Muzasarira hano. Umuyakure n'ukuri, umuyakure. Yongera arenze mbanyatanze. Oya, iriya irangije. Ubu bazahora babiba muvuga ngo inzara yateye mu gihugu, kandi n'utwo mufite muri kudutanga mu bintu bidashoboka. Mbabarira mfashe untekere, wifutekereze. Njye mfite umujinya, uyu mugore ari uwanjye, ntabwo twakiranuka. Ngabo ngubu abana babuze minerivare yo kujya ku ishuri, abana babuze amafaranga yo gukoresha, urugo rugiye gusubira hasi, ngutanze amafaranga miliyoni 2.5 uyahaye umuntu ngo agusengere. Ikibazo cy'aya madini ni iki dusenga? Dusenga Imana cyangwa dusenga Bayali? Kuki wowe ubwawe utakwisengera ngo ubwire Imana yumve? Imana yaca muri profete, we ntabwo yagucamo ngo ukire. Icyo gitambo ni icy'umuvumo. Niho hahandi musanga abantu mufite inyatsi, ubu twere udufaranga twanyu mwadutanze mukajya kudutanga bakatujyana kuterekera ngo bagiye kwasengera. Ibi bintu munyandikiye muri comment mumbwire, wowe uyu mugore ari uwawe wamugenza? Tekereza ari umugore ari uwawe wamugenza?